Muraho neza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, turabifuriza umugisha n'amahoro bituruka ku Mana kandi turabakunda cyane. Aha ni ku Rurembo TV, tubagezaho ubutumwa bunyuze mu ijambo ry'Imana, ndetse tuzagenda tunabagezaho nk'uko bagiye tubibabwira n'ibikorwa bigendanye n'iterambere. Rero turabakunda cyane, weho udukurikira waba uri mu Rwanda, waba uri muri Afurika, waba uri impande enye z'isi, turakubwira ngo turagukunda kandi turakuzirikana. Muri uyu mwanya nyemerera dusenga n'Imana, kandi weho waba urwaye ufate ku burwayi bwawe, weho waba ufite ibibazo by'uburyo butandukanye, wizere Imana ishobora byose, kuko niyo yonyine ishobora kurambura ikiganza ikagira icyo ikora ku buzima bwawe. Nyemerera muri aka kanya dusenga n'Imana kubw'uyu mwanya tugiye kubana. Mana Data wa twese, ndagushimiye kuri Imana ikomeye, ndagushimiye kuri Imana y'urukundo, ndagushimiye kuri Imana igira neza, ndagushimiye kuri Imana nyamana, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Ngushimiye ku bwa buri wese aho aherereye, ko wagiye utubera amaso ukaturwanirira, ndetse abarwayi hakaba ari wagiye ukiza, ndetse tukabona tuboneyeho dugusengera ababa barwaye, abafite ibibazo bitandukanye, kugira ngo ubuntu bwawe n'imbabazi byawe bibomeho, babone gukomera kwawe n'ubutabazi bwawe Mwami. Urakoze kuri Imana yumva gusenga, turizera tudashidikanya ko abari kudukurikira kuri uyu muyoboro Ururembo TV, ko buri wese Mwami ahaherereye umugirira neza kandi ukamurengera. Urakoze kuri Imana yumva gusenga no kwinginga kwanjye, ni mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo mbisabye nizeye, amen. Weho udukurikiye ku Rurembo TV, iyi ni channel tuzaga tunyuzaho ubutumwa bwiza nk'uko twabivuze, kandi turakwinginze kugira ngo wowe udukurikiye ukande subscribe, ukore like, share and comment. Uraba ugize neza udushyigikiye mw'iri vugabutumwa. Hanyuma nk'uko twabivuze, turagezaho ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana ni rikuru. Muri aka kanya ndakwinginze wowe uri bwumve iyi video, waba uyumva uyu munsi yumvise cyangwa hazaza, kugira ngo usohoze icyo ijambo ry'Imana rivugana nawe, kuko Imana igiye kuvuganira nawe nk'uko yagiye ivuganira n'abatubanjirize mu kanwa k'abahanuzi. Muri uyu mwanya nawe Imana igiye kuvugana nawe ibinyujije mu iri jambo ryayo, ibinyujije mu butumwa bwiza tugiye kuganira bunyuze mu ijambo ry'Imana. Ndakwinginze kugira ngo ubu butumwa bwiza wumva mu iri jambo ry'Imana, kugira ngo ukore icyo Imana iri kuvuganira nawe mu iri jambo ryayo. Dusangire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo, ibice 12 umurongo waho wa 14. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzo wo gusharira umera ukabahagarika umutima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, yaguranye umurage we umwana w'imfura igaburo rimwe, kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Haleluya! Jambo ry'Imana weho urkumva riri kutubwira nk'uko rivuze mu rwandiko rwandikiwe mu rwandiko rw'Abaheburayo, ibice 12 umurongo wa 14, tugarukiye kuri umurongo wa 17. Ni ijambo rizima kandi ni ijambo rifite imbaraga ku muntu wese uryizera. Aha ijambo ry'Imana
twariha umutwe w'amagambo uvuga ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Ijambo ry'Imana rigarutse ritubwira ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe atazareba Imana. Utejejwe ntabwo azabona Imana. Umuntu wese, waba ari umuntu ukijijwe, yaba ari umuntu usenga cyangwa udasenga, yaba ari umuntu wamenye Imana, wewe unyumva uri mu Rwanda, wewe unyumva uri muri Afurika, wewe unyumva uri muri Aziya no ku mugabane w'Uburayi, wewe unyumva uri muri Amerika, wewe unyumva uri mu bice byose bigize iyi si, ndakubwira cyangwa ijambo ry'Imana riri kukubwira ngo gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe ntabwo azabona Imana. Ndatekereza ko umuntu wese yifuza ibyiza, umuntu wese aba yifuza ikintu cyiza cyamubaho. Haleluya. Mugabo, mudamu, we mukobwa nawe musore, ijambo ry'Imana riravugana nawe muri aya masaha. Weho wamaze kwakira Yesu umwami ukiza mu bugingo bwawe, nawe utaramwakira, ijambo ry'Imana rikubwira ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Haleluya. Gira umwete mu byo ukora, ariko mu byo ukora byose, mu mirimo yose ukora, mu kazi ukora, jambo ry'i mu nshuti zawe, mu baturanyi bawe, Imana iri kuvugana nawe ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ngo ndetse ugire n'umwete wo kwezwa, gira umwete wo kwihana ibyaha, gira umwete wo kuva mu businzi, gira umwete wo kuva mu busambanyi, gira umwete wo kureka ubujura, gira umwete wo kureka uburiganya, gira umwete wo kureka ishyari, gira umwete w'ibyo byose, kuko Imana ibyanga urunuka. Gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe ntabwo azabona Imana, ntabwo azabana n'Imana mu bwami bwo mu ijuru, kuko iyi si ntabwo ari iyacu, iyi si tuzayimukaho. Niyo mpamvu umuntu wese wumva Imana iri kuvugana nawe akwiye kumvira ijambo ry'Imana, kuko Imana iri kuvugana nawe, wowe uri hafi, wowe uri kure. Gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, bana n'abavukanyi bawe amahoro, bana n'abaturanyi bawe amahoro, bana n'abo ukorana nabo amahoro, bana n'abo mwigana amahoro. Gira umwete mwene data wo kubana n'abantu bose amahoro, ndetse ugira umwete wo kwezwa, gira umwete wo kwihana. Bishishikarire, jambo ry'Imana rikukubwira ngo gira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ndetse n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazabona Imana. Haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana rivuganye nawe uyu munsi, jambo ry'Imana rikuvugana nawe wowe ufunguriye iyi video. Gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko utejejwe nta ngororano azabona. Nubwo waba waraseze amasengesho angana iki, nubwo waba umaze imyaka 50 ukijijwe, nubwo waba umeze gute, nutagira umwete wo kubana n'abagenzi b'amahoro, nutagira umwete wo kubana nawe musengana amahoro, nutagira umwete wo kumvira ijambo ry'Imana, ntabwo uzegera ubona Imana. Nubwo wakora iki, nubwo waba uri reverande, nubwo waba uri apostle, nubwo waba uri inde, titre yose waba uriho, nutagira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, ntabwo uzabona amahirwe yo kubona Imana. Haleluya, haleluya. Jambo ry'Imana riravugana nawe. Mbese ubana n'abantu amahoro? Mbese ubana n'abaturanyi amahoro? Mbese ubana nabo mukorana nabo amahoro? Mbese urejejwe? Ngesawu yashatse kwihana ngo ntago byamushobokeye, yaguranye umurage we ifunguro rimwe, igaburo rimwe ry'umunsi umwe. Ubwo yawuguranaga, Bibiliya ivuga ko yawuguranye ibishyimbo bitukura. Ubwo yashukwaga akemera akagira agatanga umurage we, akawugurana igaburo rimwe kubera inda. Ariko nubwo yashatse kwihana ntabwo yabibonye, yashatse kwihana bitagishoboka, yashatse gushaka Imana bitagishoboka. Yakobo ahabwa umurage w'umwana w'imfura,
atari we wari uwukwiriye. Ariko ijambo ry'Imana riri kukubwira, ijambo ry'Imana riri kukwinginga uryumva buri munsi uko bwije uko bukeye. Reka ntitumenyere ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana ni rikuru, ijambo ry'Imana rihoraho, ijambo ry'Imana ribeshaho, ijambo ry'Imana rirakiza. Gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko ijambo ry'Imana ritubwiye neza ko utejejwe uwo ntago azabona Imana. Haleluya, haleluya. Ndakwinginze mwene data, gira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro. Ndagutangariza kugira ngo bana, ushobora no kuba udakijijwe rwose, ushobora kuba utinjira mu rusengero, ariko ijambo ry'Imana nawe riri kuvugana nawe. Bana n'abandi amahoro, bana nabo musangira amahoro, mukorana, bana na buri wese amahoro, kuko natwe abanyarwanda duhamagarirwa kugira ngo tugire ubumwe, kugira ngo abantu bashe kubaka igihugu cyabo nuko baba bafite ubumwe, babana amahoro, bana n'abaturanyi amahoro. Niba ugize icyo upfa na mugenzi wawe, mwegere muganire, mwegere mwiyunge, mwegere musabane imbabazi. Icyo ni Imana ishaka. We mu Kristo niba ugiranye amakimbirane na mwene so, mwegere umusabe imbabazi, mwegere se umenyeshe icyaha cye, arabagiriwe amahirwe, arabagize umugisha wo kwihana, arabagize umugisha wo guhinduka. Gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro. Wica imanza, ndakwinginze wica imanza, ahubwo gira umwete wo wirebeho, kuko umuntu wese azagira ingororano abona ku Mana nagira umwete wo kwezwa. Buri muntu wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze ari hano mu isi. Buri muntu wese afite ingororano ku Mana. Mu gihe ukora neza uzabona ibyiza. Twarabyawe twese, tufite ababyeyi twavutseho. Iyo umwana yakoze neza, Sara mushimira cyangwa mama bakamushimira, cyangwa abamurera bakamushimira, bakamubwira ngo wakoze mwana wanjye gukora neza. Ariko mu gihe umwana yakoze nabi, umubyeyi aramubwira ngo wakosheje, ndetse akaba yaramuha n'ibihano. Iyo umwana aciye bugufi agasaba imbabazi umubyeyi we, umubyeyi afite kumubabarira, kandi umwana akababarirwa, kongera akagaruka mu bana, akongera akaba umwe na se cyangwa na nyina cyangwa n'abamurera. Haleluya, haleluya. Gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, kuko ijambo ry'Imana rikubwiye ko utejejwe atazabona Imana. Ese urashaka kubona Imana? Urashaka kugirirwa neza n'Imana? Weho wumvisha ubu butumwa bwiza, weho uzabwumva. Ndakwinginze cyane, niba ushaka kubona amahoro uri hano mu isi, kuko iyi si tuzayivaho, iyi si izashira, kandi izashira no kwifuza kwayo, kuko uburwayi bubaho tugapfa. Hari byinshi bishobora gutuma igihe kizagera ubu buzima burangire, igihe kizagera ibi byose bikurweho. Gira umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro, nk'uko ijambo ry'Imana ribikubwiye kandi ribimbwiye. Haleluya, haleluya. Yemwe nimureke inzangano, nimureke kugomera Imana. Ndabinginze kubw'imbabazi z'Imana, nimureke ibintu byose bishobora kubatandukanya n'Imana, kuko Imana ni urukundo. Kunda mugenzi wawe, kunda umuturanyi wawe, kunda uwo mukorana. Gira umwete mwene data, haranira gukiranuka, kuko Imana iragushaka.
Imana irashaka kubana nawe ariko wejejwe. Imana irashaka kubana nawe kandi mu buryo bwiza, mu buryo Imana igushima. Ijambo ry'Imana tubwiranye cyangwa twumvise ni ijambo rikomeye, ni ijambo ribeshaho, ni ijambo rifite imbaraga. Weho uryumvise, ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana, kugira ngo wumve icyo Imana ivugana nawe. Haleluya. Ndizera ko ijambo ry'Imana ibyo wumvise byose uri bwumvire Imana binyuze mu iri jambo ryayo. Icyo Imana igushakaho ni uko ugomba kugira umwete wo kwezwa, wo kwihana, ndetse ukabana n'abantu bose amahoro, kuko wamaze guhishurirwa ko utejejwe atazabona Imana. Nk'uko rero nababwiye ko ijambo ry'Imana intego yaryo ni ukugira ngo turebe neza niba ubusabane bwacu n'Imana bumeze neza. Ni ukugira umwete wo kwezwa, niyo ntego. Ni ukubashishikariza kugira ngo mwezwe, twezwe. Imana ishimwe, Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Weho warudukurikiye kandi weho wumvishe ubutumwa bwiza bunyuze k'uyu muyoboro Ururembo TV, kuri iyi channel, ndakwinginze cyane kugira ngo ukande subscribe, ukore like, share and comment, ubisangiza abandi, n'abandi babona ayo mahirwe yo kumva ijambo ry'Imana, kuko hari n'abandi baribuze. Kandi byiza nuko hariho agaciro. Kandi ndakwinginze kubw'imbabazi z'Imana wumvire iki jambo ry'Imana rikubwiye. Tuzagenda tubona ibyiza byo mu gihugu, tuzagenda tubona ibyiza nidukiranuka, tuzagenda tubona ibyiza rwose. Ndabakunda kandi ndabazirikana, mbahoza ku mutima. Imana ibahereza umugisha kandi Imana ibiteho. Murakoze cyane. Bye bye.